gukirida iza nyuma y'ibindi byose nta n'ikimaze itabonetse wakwinyuguza ugataha ariko abantu ngo basigaye bakorera Imana ngakari hagati ko mu menyo n'abimana igiye kubitura vuba bamwe barahombye bari kutakira bari gusenga y'amatakira ngo kandi bakibifite nta mukene bagaburiye bakibifite ntabwo byoroshye n'ukuri buriya Imana yo mu ijuru yo tuyegereye iduha amakuru yego Mwuka Wera ari byatwongorera hari abashima nk'uko kubivuga tukabitangaza yego n'ibindi avuga ngo mucece ariko mu matangazo yarambwiye ngo ngende mbwire abakristo yego be kuba mu byaha bihoraho ngo bamenyere Imana ubwo nyikorera uko nukumenyera Imana nabi akabikora nta umubona n'umuzi wowe biraho ngaho Imana marayika aransanze arambwira nyereka uko batura arambwira ngo ariko abantu barabeshya yego ntubona ko uyu muntu w'ikoranabuhanga yakoze telefone yego akambwira ngo harimo umubare wanjye w'ibanga yego akaba ari nawe wumbwira nkanjye w'umuswa ntazi uko bimeze ariko hari umuntu wanshyiriye amafaranga kuri iyi telefone umwajenti arambaza ngo shyiramo umubare wawe w'ibanga yego ngewe hari nabo mbwira ni nawe shyiramo n'uyu barangwa ati oya mendo ubuse uzayakuramo mburihe nanjye kutanzi wowe uzayakuraho uhurihe nanjye yego kode yanjye y'uburyo mbana n'Imana yego ndakanguka nti kwacina shitanaje kwigira marayika w'umucyo yego aranshuraguye nyereka amafaranga yego nuko nongera kumera nk'uwekera buke marayika aragaruka ngo kuri gukomesha kuri gutokesha yego ndataha arantu twakoreraga twari buzakorera igiterane niyumvamo umwuka wo kumwira ngo mpazenguruke njye kuhasengera ndagenda njya gusengera ahantu sinzi aho abarimbi bazesitara ibikoresho ariko ahantu nahagaze mu by'ukuri niho naje gusanga abarimbi besitaye baganishe mu Mana noneho nza kumva ijwi rambwe we ntutahe umuri hariya hari igita ariko nanjye nivamo mbira abamama twari kumwe harimo n'umwana wanjye yego ngewe sintana namwe ndasigara inyuma ho gato ngiye gusengera hariya tubona ubutumwa ariko bwa mbere y'ibintu bikomeye n'ukuri koko ndaduka Zaburi ya 50 iravuga ngo ibyo urabikora kakwihorera kwigwira ko mpwanye nawe babikora muri ubwo buryo abayobozi ndi babizi n'ababizi ndi babyitaho ndi babakura ariko Imana yo ndabasuhuje inshuti zacu aho muherereye ku isi hose amahoro y'Imana bane namwe by'umwihariko ndagushimiye wowe wakoze subscribe Imana iguha umugisha nawe utarayikora ntiwibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana urabugize neza mu buzima bibaho ko uyu munsi biba bimeze neza ejo bigahinduka bikaba ukundi niba bitameze neza wihangane ukomere umunyarwanda yaravuze ngo bucyana yandi ariko kubizera Bibiliya iravuga ngo kurira gushobora kurarira umuntu nijoro bwacya mu gitondo impundu zikavuga rero niba bitameze neza ukomere wizere usubize n'amaso inyuma urasanga hari abantu benshi Imana yagiye igirira neza bitameze neza nawe uyu munsi ejo Imana izabikora neza bigende neza nk'uko mubibona imbere za screen zanyu turi kumwe n'umubyeyi ariko navuga ngo tasanzwe afite ibintu by'Imana byinshi bikomeye ngira ngo muraza kubyumva ngusabye ko niba ukunda ibintu by'Imana by'ukuri wumva iki kiganiro kuko kiraza kugufasha ndetse umfashije unadufashije ndetse waba unakoreye Imana reka mbyite gutyo wakumva ari ngombwa ukacyoherereza inshuti n'abavandimwe nabo bakabyumva bakumva ubu butumwa urabugize neza rero reka mbere na mbere tubanze tumwakire atwibwira amazina hanyuma mama turakwakiriye urakoze cyane ndabashimiye yego urakoze ubundi amazina nitwa Mukabera Priscilla yego ruka hitwa Nyakabuye niwo murenge yego kagari kacu kitwa Kamano ndiwo ntuye mu mudugudu witwa Kiyovu yego ariko nkabavuka mu murenge witwa Gitambi nakijijwe rondo umwana muto yego
nakira Yesu mfite imyaka 13 bwirijwe n'abandi bana bari mu kigero kimwe n'icyanjye yego ari mvuye muri Kiliziya Gatolika aribwo nkimara gukomezwa yego ariko ntarigeze nakira ingabire za Roho Mutagatifu yego muri uwo mugoroba rero hari kuwa gatanu baranjyana banjyana hitwa Imashesha niyo paruwase yanjye ubu yego itorero mbarizwaho ryitwa Nyakabwende ururembo rwacu rwitwa Igihundwe yego kuva uwo munsi rero hari muri 63 hari mu kwezi kwa 11 yego muri uwo mugoroba niho nakiriye Yesu Yesu mubona nerekwa nkabona ari Yesu nabonye muri Kiliziya aho nabarizwaga hari imibirizi tumarana na Yesu umugoroba wose nijoro ryose mbona iwacu harakeye harabona abana barabimenye bajya kubwira mwarimu yego ko kagakobwa kari kuvuga ngo katewe kandi kari kubona Yesu wava amaraso yego mwarimu rero yaraje aza mu rugo tamubwira nti n'ubu Yesu ndi kumubona hafi yanjye yego mwarimu aransengera n'abandi bari bazanye babiri mbona Yesu arazamuka ngewe yanyinjiye maciye mu kanwa ngira ngo ni by'ukuri barambwira ngo ni buryo bw'umwuka ariko nge nkabona gakoma kunda simbone indi byimba tumarana iminsi na Yesu mbona umucyo tinda kubyemera bambwira uko gahunda y'idini ryabimera kera bitwaga bahirika yego nuko barambwira bati rero umwana wacu uwo ari we wese w'umukobwa atega agatambaro akambura amasheni akambura utuntu twabaga twambaye utuntu ku maboko tw'udukomo abana baranyigisha rwose ndabyemera yego haza kuba foyer y'abazungu nkajya muri foyer bakatwigisha ijambo ry'Imana nakira umwuka wera tukageraho tukajya ku muhanda kuvuna nk'abandi tugira umwuka wera cyane bakabona nge byararangiye mbese ndabikunda nkunda ibya Yesu cyane yego uba binduti ibyo nabagamo najyaga nkangisha abandi bana nti nzabajyana iwacu mu misa ya gatatu nk'ubu ukuntu baririmba neza ndabakopeza yego iwacu baririmba barishima ariko ntibigeze baza ngewe naherutse mbibabwira ariko ntibaje iwacu mu Gatolika yego mama wenda utararenga aho ngaho reka abantu wenda badukurikiye babanze bamenye ubundi se mama ubu mufite imyaka ingahe kwanza 73 ubu ufite 73 nabutse 1950 mu kwezi kwa 9 muri 50 muri 50 nibwo wavutse nibwo navutse nibwo ababyeyi bambyaye hanyuma se ubu mufite abana bangahe mfite abana 10 abana 10 nibo bariho nabyaye imbyaro 15 batanu bitabye Imana batatu bitabye Imana havuyemo indi ebyiri ariko ziviramo muri maternité kwa muganga okay hanyuma ubu se kera ubwo ariko wenda muraza no kugenda mubidusangizaho mwari mumaze kutubwira rero uburyo mwakijijwe mukiri batoya buriya mwari mufite imyaka harya ni 13 nibwo wabonye ubwo nakiriye Yesu ndamubona nge nkagira ngo n'amaso yanjye y'umubiri yamubonye ariko ababizi bakambwira bati ni mu buryo bw'iyerekwa mu buryo bw'umwuka yego kuko twe ntituri kumubona nabonye ubwo nababwiraga ko ndi kumubona hafi yanjye yego none ubwo twabanye kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru rero bansengeye Yesu mbona arazamuka mbona yinjiye aciye mu kanwa yego ngira ngo indira byimba bamwe bati ni mu buryo bw'umwuka twahereye ko tubijuti na Yesu ndamukunda yego banyigisha indirimbo y'116 indirimbo zo gushimisha ivuga ngo yego numva Yesu ampamagara ti mwana ngwino nyoboka gapambiyo karavanwa nzamukurikira hose yego ye na Yesu tuzagendana yamushima cyane ko atanditse mu bwana yego ukuri ntabwo yanditse yambaye hafi abandi bantraho ibyatsi ngo nzabigwamo ntabwo Yesu yantereranye yandinze abahungu b'abasambanyi bikuramo neza niha Imana nsenga kuko na mbere numvaga nzaba mameya muri Kiliziya Gatolika yego dore ko nari nariyandikishije barananga ngo ndi umwana wo mu bapagani ndababara mbona nta muntu usanga uzajya mu ijuru tabaye padiri atabaye umubikira yego ariko maze kwakira Yesu nsanga burya nanjye nzajya mu ijuru
yego haleluya amen ndamukunda Yesu rero yaranezererwaga nkamunezeza kirinda icyaha cyose kirinda gusuzugura yego na mbere nkiri umwana mu Gatolika nari umusaveri baratwigisha ibintu by'abasaveri yego ko ahora yishimye ko ahora n'ubupfura ko afasha abandi adashaka gushimwa yego narabikoraga rwose kabwira abandi bana tukajya guhingira umukene tukamuvomera tukamutahiriza tukamukura twakoze ibintu byinshi mu bwana yego rero maze kwakira Yesu njya namenya ko bikwiye gukorerwa mu mucyo ndabikora abakuru bakabona ntazaramba nkabwira Yesu niko kuko sinzabimaramo iminsi wambabari ariko abantu bo babona ngo nzabigwamo ngo ndabiririmira cyane ngo narabihindiriye bizananira ngo nzaba maraya ngo nzaba mbese bakajya babona byarananira ariko Yesu aramfasha n'ababyeyi nibangora kandi barabapagani ngahamagara abandi bana tugakora imirimo yo mu rugo kugira ngo banyemerere njye gusenga abo yo mbageze njya mbwira urubyiruko ko bakwiye kubanza kumenya imirimo bakorera ababyeyi kajya muri korali yakoze imirimo agomba gukora nk'umukobwa akakubura koza ibikoresho byo mu rugo yabona ari byinshi agahamagara undi mugenzi we kugira ngo amufashe ntibaze kwica gahunda Imana yaramfashije baza kuzantora rero nimpagararire abakobwa nditwararika ndabayobora imyaka kuva muri 6-5 mu byutse bwa Pentecote nari mu gice cy'abanyamwuka bakomeye tujya ku misozi kubwira abantu ko bakwiye kwihana nibatihana bazarimbo tukabona Yesu aza nimugoroba tuburubyiruko mbese twagiye mu bintu by'umwuka cyane ariko abapasiteri bakabimenya bakaza bakaduha impuguro Yesu azaza bikorwa azaza biga azaza bashingira bacuruza twebwe kubera n'ubwenge buke no kumva ko Yesu aje tukabona ari buze nimugoroba noneho bati nibyo bana azaza kabati muri igiki ko Yesu agiye kuza haraje bakatwereka imirongo ya Bibiliya atazaza bikorwa nta mirimo izahagarara ndashima Yesu ko nagiye ngenda niga kandi nkamenya ikintu mu mwanya wacyo ndakura baye ntabwo kera ntitwatindaga mu bukobwa na 15 barasabwaga bagashyingirwa noneho ubwo ngewe ntangira kubona utubaruwa rero ku myaka 16 tw'abasore tw'abahungu bankunda abese ko bankunda ari benshi buriya nzaba umugeni wande koko mana naba umugeni wande ko kera rero habaga w'amoko hari abahutu hari abatutsi rese nk'ubu twese dusanje ubwoko bw'abanyarwanda ariko umuryango w'iwacu witwaga abatutsi kandi muri utwo turetere harimo utw'abahutu n'abatutsi rero njyana imbere y'Imana bandi dore aba bahungu baranshaka ngewe nta bwoko nkwatse ndakenera umuhungu muri abo ukijijwe uzanyemera kuguma gukizwa ngagumya ngasenga hagumya ngakora imirimo nta gahato niba muri aba bahungu arimo ngewe simuzi reka nze nkora ubufindo ngewe ntabwo nigeze nandikira abahungu amabaruwa ubwo ya mabaruwa nagiye kuyasengera ngenyine twagiraga ibihe dusengera ibintu byitwaga mandiko tugasenga Imana ikavuga ibintu biri muri ayo mandiko babaga hari umuntu wahawe iyo mpano yo kuvuga ngo Imana ngo iravuze ngo tukabisengera Imana ikavuga ibintu bihishwaho none Mana uzi imitima ngiye ko ndebe umubiri kumva ngo arankunda ngenda akunda nde ndareka nde muri aba bahungu bari 6 nguramo 2 ba hafi sigaza 4 bari bitaruyeho bukeya n'iwacu ubwo se ababyeyi bawe bari bariho bo bari abakristo bapagani pire b'abapagani batagira idini ko binyangamugayo indi bigeze bagira amoko yo bayagira ntibabaremeye ko nshakwa n'umuhutu ntibari kwemera ariko njya nshima Imana iyo babaho nari kubashimira ariko nari narashimiye mama ko mama we yabayeho nuko rero reka ngarukaho cyane zanzandiko imbere y'Imana ndabwira Imana nti wowe uzi imitima kamenya imico n'imiterere zanzandiko uko arenye tuyunikana kana ngewe
sinzi imico yabo sinzi icyo bankundiye yego sinzi icyo bandebyeho kandi ndagukunda urabizi Yesu yego nakoze ubushakashatsi bwo kubanza kujya mu ngo ngo ninjya muri uriya nindamuka mbaye umukire nzamenye umwifato w'abakire yego umukire muhazeru ntansengeye ntanyakira ubwo nsanga ari kuganya njya ku mucuruzi nsanga nawe reka da ntambwiye ngo gakobwa reka ngufashe gusenga reka nkuganirize yego reka da njya ku muhinzi mworozi reka nsanga we reka mbese bane bose nanjye nagiye nta rugero nabonye ku mugore nazakuraho nishingiye no kuri mama nubwo yari umukungu w'umupagani hari igihe yabeshyaga hagira uza kumusaba akavuga ngo ntabyo aheruka kandi bihari yego tibu nanjye se kuko ubu nakwishyiraho umusaraba nakwemerera urugo rukazangura ubu nabyihoreye ntabyihoreye nkibera umukobwa unejeje Yesu cyangwa iki ariko Yesu ni mwiza yego nuko ndagenda nubwo ngeze igihe cyo gushaka yigisha abana bato nkazagira amahirwe nkabona umugabo dukunda nkabyara nkabona abana njyana muri ekole de dimari Imana waba unyiriye neza yego njyana zanzandiko ndavuga nturu hari icyo ngiye gukora mana ikintu ngiye gukora simenya ko ari runaka simenya ko ari runaka ngiye kuzizingazinga ngiye uwo ndatora ndamwemerera nankubita nzamuvaho nampa amategeko akandamije nzamuvaho kandi ntazancyura ngo nemere kuko nshaka kukunezeza umbabarire sinzicuze nguru rugo yego hasi nzagutora utaniza amashuri cyane ngiye nari nariza 6 nta harimo abaporoderi harimo abagronome harimo barimo b'amashuri yego Imana ndiyemera ko ari abo ntora umusore wize 3 primaire muri icyo gihe rero wiga 6 nawe yabaga ngo afite ngo ubasha burushije abandi yego kunarinza agafaransa ndi kukubwira bonjour yego wa wundi rekada abandi kukuyu we nta n'amagambo menshi yanditse ngo ndagukunda niba wemeye ko twabana ni ijambo oya cyangwa yego numakanira ni oya nunyemera ni yego abandi baje bandika Chère Mademoiselle Priscille nibicimo namo we nta tundi tuntu twamaryombeza yigeze ashyiraho ariko kuko ariyo natoye yego kandi niwe wari munini mbona ari nawe wenda kuba mukuru mu bandi nawe yayoboraga abasore ariko wari uwaho ngaho kuri paruwasi nge nturuka mu midugudu yego rero nza mu nama y'abakobwa kuri paruwasi arankurikirana atari koko pe umuntu akwandikire ntunamusubire ariko buriya warasenze by'ukuri ubona ko ari ngewe Imana ikubwiye ari wa wundi wahisemo wa wundi nahisemo yego nimba waranabisengeye nge nta nubwo ndagusengera ariko ndi kumwikomezaho kandi niwe natoye kandi sinzasubira inyuma ko nabwiraga Imana nibihinduka nazangarura ngo nemere yego ndamwemeye nuko nta magambo yandi yahabaye uwo munsi yego yarankurikiranye wambabariye ukankura mu gihirahiro ukambwira ijambo rimwe niba ari wowe nkabimenya ngeze kwizera ko ari wowe kwizera ko ari wowe warasenze ariko ntiyari umunyamwuka nkanye bari abanyamasengesho basanzwe ariko twe twaragurumiye mu masengesho hari abandi bakobwa rero bari baramberekeje abonye bora ku mudugudu w'iwacu yego noneho bari babizi ko kwankurikiye batari ko bahagaze Prisi ukumva icyo Elias akubwira yego tindi kisambwira mba nk'umuntu muciye amara mpagarara ahantu hari igiti ngo ni koko warasenze ubona ari njye bifite ibihamya ko ari njye ngo ni wowe ntuzisubireho ndubu ndagoye nkunda Yesu numumbuza numbuza gukunda Yesu numbuza amasengesho Imana izakwica ngo ya Imana ntizanyica tubu ninge nawe rero tinono reka nkubwire ko kuri 3 tinono yego ariko ngo murakoze turakoze turi bangaye agenda yishimye ngeze nk'uya ndakebuka koko niko bemera buriya se ndemeye genda nibaza ku cyumweru gikurikiraho bigira ku mudugudu wacu n'abandi basore bararirimba bakoreba iwacu bati abahungu b'inyakawe buriya ni Priscilla baje gushaka tu numisa abantu bari komeza babivugana here ko nsohoka mu rusengero tumaze gutura ndataha kugira ngo hatagira n'urabukwa ko muziranye
kumenyana n'abo bahungu yego ngenda nibaza mu mutima koko none nakwikoraho ningira urugo rutemera Imana ningira umugabo nkubita imigeri nkubita inshinga hari umugore wacu mwiza w'inzobe umugabo yari yarakubise igofe izuru arihunamo izuru rye ryahuraga rireba hejuru ari umugabo wamuteye igofe ndajyaga nanamusonga agata niki koko umugabo yaguhoye aramubwira ngo nawe uri umukobwa uzabona ariko akubwira guse mugabo hari undi mugore uzi gukubara akamenya gukora imirimo mbese ukomeye uhinga terura kabona bahora barwana kamose Frediana kumbona muhora murwana mufike mugenda nawe uzarwubaka urubone none se ko abantu bose bavuga ko ari ukubaka nkarubona kuko urwange ruzaba rumeze rute gwari umumama wajyaga aza gutanga impuguro yitwaga Debora yego agahamagara abakobwa bakuzeho umukobwa yabaga yaragiye mu mihango rero yabaga atangiye akura akadusigatanya n'abagore noneho aravuga ati bakobwa nimwebwe mu mbabazi ati kugira ngo ingo zanyu zaba ingo nziza ni ugukunda abagabo banyu kabakundwa akaza mukabubaha mukakunda ijambo ry'Imana kandi nimutera amananiza mu ngo mukamenya imiryango mwashatsemo mukayikunda ukakunda nyoko bukwe ugakunda baramu bawe kandi ukagira ubuntu nyamba nindamuka mbaye umugore nzakunda umuryango wa umugabo wanjye nzakunda amabukwe nindamuka mbaye umugore nzajya ndeka kare yari yaratubwiye ati umukristo ateka kare nta mukristo wo kubyuka sanga akaba ari hajya guteka ateka kare umugabo arya kare ndajya mbese mvuga nindamuka mbaye umugore nditwararika ndengaburira umugabo kare kindi yari yaratubwiye kudahisha umugabo Imana yaguhaye ku kantu niba kavuye n'iwanyu ko mugasangira n'umugabo najyaga ngenda mu ngo nyinshi nkabona harimo imico nkavuga nti njyewe abaye umugore iyi mico nayirinda baye umugore uburyo ubu n'ubu bwuriya ntabwirinda ngira amahirwe rero ntabwo twatindaga mu gusabana ubwo urumva bigi iwacu ku cyumweru banyura mu rugo papa arababase ko muri hano muri abaporo mwaba munziranye na Priscilla yego naciye mu muryango wo hirya ndi kubyumva bari bicaye muri salo kera nta n'amatebe twagiraga yabaga ari umuvure cyangwa batiriye akabahu nuko bakabyigana bakakicaraho cyangwa ku muvure uraho mu kirambi noneho bagashyiraho nk'agace umuce bakawicaraho ntibatinze rero papa yaherekwa babaza ikibagenza mwaba mwaravuganye n'uwo mukobwa bare umwe warimo yarashyingiwe vuba yego yari umugeni umusore washyingiwe wari umugabo avuga ati buriya Elias ngo ninde muri mwe arwamonoye ngo mwakundanye rero mu binyuza habona nta bintu by'imigoroba nshaka yego papa arabakanga turi kumva nta migoroba nta mihora nshaka bakoma amashyi barigenda nta ka fanta nta gatobe nibura nabo bazi kwakira ababagende twebwe ntacyo watangaga baratanzigara niba buriya niba papa arambara ngo bako muri demokarasi ngo buriya se ngo abahungu bavuye Nyakabuye bityo bivuga bagure na ka soda none dore bari bakubwiye se ko bazaza oya nta wabivugaga ntibigeze bambwira babuye kwigira ku itorero ku mudugudu banyura mu rugo ndabakwepa njye ubwo nubwo bavugaga ibyo nari ndi kubyumvira hirya sinicaranye nabo kera twaratinyaga nta n'umukobwa arebaga n'umuhungu mu jisho nuko rero papa arambwira ngo ubwo rero ngo uri muri demokarasi ki ukumva ngo abahirika ngo abari mwebwe mwishyize ab'imbere ibiko utabivuze ngo tubimenye mama akavuga aterekerana ari umukobwa ari njye uri mu bahungu baje kuzabyara abandi bakobwa nyuma cyane ariko nisanze ndi imbere y'abahungu babiri nyuma y'abandi bahungu batatu nuko rero ndakingirwa ntitwatindaga mu gusabwa ubwo twahereye ko nyine kuwa gatatu icyo cya cyumweru bazana n'umudiyakoni bavugana ijambo basiga cyitwaga imitobe yarangahetse ya kera ni 500 yabaga ari mu isuka yabaga irimo akabindi
kuko basabishaga isuka n'akabindi. Yego, ubwo se 500 yavagamo isuka n'akabindi. Isuka yaguraga ngahise nka 75 isuka icyo gihe muri 67 ni kera. nasabwe na 7 mu kwa 3. Yego, kingirwa 1967 mu kwa 5 kuri 11. ubwo se mama bagukoya ngahe? Bangoye 4500 ubwo ngo nari igitangaza kuko hari n'abakobwaga 1500. Ngewe ngo baramusese cyane ate umukobwa uko 4500 ni menshi. Yarize afite iki? Hari amagambo menshi yo gupobya, baramupobya ate wagiye muri abo bantu ko narabwiye iwacu ngiye njyamo n'abakobwa inka ari igikoroni. Ngiye ni inkura sinzakobwa inka. Ko nabonaga abantu bagira inka abakobwa babo barameze ingaragamba mu nzara. Kandi nari umusirimu mu gihe cyanjye shaka gukaraba ngacya. Tejo iwacu bahabaga inka ari mamukuka sinigeze nkuka. Na papa na mama kandi yarabyangaga akabikwemerera akabinyemerera ko nari umukobwa nyine ufashwe neza kandi bakabona uko biri kose nkunda gisirimu. Yego, batumwana banye ndagiye kujya numvaga n'ababibamu banuka amaganga. Bakobwa baba mu byinka niyo yabaga yakarabye umvaga hari makuka kamaganga. Nigere n'inkura ntabwo nzakobwa inka. Izi zirahagije mwana wanjye papa, izi zirahagije. Ubwo kera nk'icyo gihe inka yaguraga nkangahe? Ingahe ni 150. Inka ubwo nakowe nyinshi kuri 2,400. Yego, yarakayabo baragwatirizaga bakagwatiriza inka ku 1,500. Ihene yaguraga ngahe 70. Ihene urumva wowe rero wakowe inka nyinshi. Yari buriya zari nk'eshatu. Ahubwo zirarenga ukurikije agaciro k'inka yagura. We zirarenga. None se niba inka yaguraga 170 yakanyana rwose naho ubwo urumva 4,000 ahubwo harimo inka nyinshi. Cyagiye bipanda igera ngo kuri 500 ukabona ari inka nyine nini ikuze. Ariko wayibonaga yabaga uyiguze yabaga nabo yarakokobeye yakakabiye ahinga ahakwa cyangwa bamwe baragabanaga. Ubwo nko ku mubyizi ubwo icyo gihe yari amafaranga 15. Umugabo w'imbaraga ni wakoreraga 30. 15 nigeze muri umusanzu urusengero kandi ndi umuyobozi w'abakobwa. Napatanye urutoki runini kandi nkorana n'abandi bakobwa baje kumfasha kugira ngo nzabone uko ntangariza abandi imisanzu. Narukoreye amafaranga 75. Nagombaga gutanga ngiye 150. Urumva nakoze kabiri kugira napatanye intoke ebyiri kugira ngo nzabone amafaranga 150. Ubwo abana twajyanye guharura nta biryo baduha muri rwa rugo kugira ngo nzacyure 75 kuko sinemerwaga gukorera amafaranga ngewe. Hemererwaga umugore hemererwaga umugabo. Turabana ari babo bundi se muri amaziki sayo kurya imigati. Yego, sayo kurya bomba. Agakweto nambaraga icyo gihe gakomeye kitwaga Otaro kaguraga 150. Wakoze imibyizi ngahe kugira ngo ugere kuri ka gakweto. Abahungu bambaraga amapatufure kabari akarangwa ariyo yambaye. Akanazashingirwa yambaye hari urukweto rwitwaga Monzere. Umuhungu warushingiranwaga yabaga ari igitangaza. Rero ngeze rero mu gihe cyo gushyingira turi kwigira umubano rero nisanze hari umuhungu ntemereye muri ya mabaruwa wa hafi ariko sinamwemera nta mwanga ahubwo yagiraga mama we uteye nabi. Yahoraga amuhamagara duhagararanye kamuhamagara ku gikanu avuga nindamuka mbaye umugore wa kanaka. Sinamuvuga kuko yazabyumva kabimenya. Nindamuka mbaye umugore we. Yego, mama yazajya duhamagarira hamwe adutuka. Mama we ndagusanga nawe umukobwa yasabye twese twigiye umubano rimwe. umukobwa yasabye nawe akambese Prince wambengeye iki wese yo ngwemera kanako yari kujya kwandi kumbe umukobwa nawe we nanjye umugabo wanjye yari yaramurambagije. Twashyingirwa umunsi umwe rero n'uyu munsi turakundana. Yego,
turabasaza twese shima rero Imana yo mu ijuru yego nabaye mu nama z'abakuru baye mu mbuguro z'abubatsi ngo kajya nkura mu rugero rwiza nakurikiza mu bworo n'igihe umuntu atagifite ibyo atunga yego mu bukene n'igihe ubona nta nzira kandi ibyo bihe byombi bibaho ubukene bibaho ubworo rwose bibaho babaga hari indirimbo iba mu gitabo bivuga ngo igihe cyo gushyingirwa kwa Adamu Mana data wo mu ijuru washyingiriye Adamu nawe paradizo umaze kubateranya uba n'umugishuti muba amahoro masa muzabyare muzaheke muzagwire muzuzisi muyitegeke n'ibyayo harimo igice kivuga ngo mu bworo no mu bukene muzahimbaza Imana yego bari barayituririmbiye rero koko hari igihe ubukene buza kandi dushyingirwa baravuze se muzaguma ku bana mukize mukennye tukabyemera yego njya ntangazwa n'ab'icyo gihe babyemera byo kwihekura ariko byakabaye ngombwa ngo umuntu agiyongera anabigarukeho ko hari abatandukanwa n'ubukene kutabyarana yego mu gihe ari muzima arwaye warwara ukanga umuzima umuzima se yarwara akanga umurwayi ariko njya nshima Imana ibyo bihe byose twahuye nabyo bworo bubaho amatungo arashira ntabwo twavuye ku Mana twakomeje dusenga Imana kandi hari ikintu njya nibuka Imana yankoresheje ngeze mu rugo mu muryango ndahirimbaniye guhindura ibintu muri quartier nari ntuyemo ngira umugabo ni reka tujye dusenga buri cyumweru duhamagara abantu tubahe ku biryo tubasengere haraho hari ubwo Imana yaza ikuramo abakizwa tukabasengera abarwayi nkabasura ubundi ushije imibereho nkabanko ku munyu kabanka gasabune abagiye kwa muganga nkabagemurira ku cyumweru tugasenga buri gihe njya nshima Imana ko harimo itorero ryavukiye iwanjye mu Kirambi harimo n'ababaye abapasiteri barakirijwe aho ngaho mbese Imana iragura abashyitsi bakajya baza muri icyo cyumba cyo muri salo honyine buriya rero njya mbwira abantu kugira neza ni ijambo ry'Imana rivuga ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe kuko ibitambo bisa bityo aribyo binezeza Imana hari igihe abantu bajya bananirwa kugira neza bakagira neza ngo abazayibagirira cyangwa bayibagiriye ariko buryo ugize neza ndishira none ntubibona ariko Munyarwanda yaravuze ngo gira neza wigendere ineza uzayisanga imbere nshima Imana yambaye umugabo mwiza utambangamira niba ari amahoro yo mu rugo ntabwo nigeze nicuza ngo nahisemo nabi tubanye amahoro yanshyigikiye mu muhamagaro wanjye yumvise amabwire yigeze abana pasiteri bagira aho bamwaka inshingano ngo ntiyize amashuri yigeze yiga ishuri rya Bibiliya ansiga mu rugo mfite inda aragaruka narabyaye yize hano ku Gisenyi nuko ibihe biza kugira rero bibangamira itorero icyo gitorero ry'iwacu rikora abapasiteri 3 n'uwanjye arimo twakoze umurimo w'Imana ku itorero ku rusengero mbaba kora imirimo yo kwakira abashyitsi yo kugaburira abakozi b'itorero twakoze imirimo y'Imana y'uburyo bwinshi ndetse ku itorero nahabyariye abana 4 mu ntambara zikomeye yambwira abantu ni iri jambo Yakobo yanditse ngo hahirwa ihanganira ibimugerageza ntabwo ibara ry'ikigeragezo ntiwaribona ariko umuntu wese burya afite uko agerageza yambwira abantu ni nugerageza wowe ujye wihanganira muri icyo kigeragezo iyo kirangiye Bibiliya iravuga ngo uwo muntu wihangana ibimugerageza namara kwemera ntituremerwa rero kuko ntiturahabwa ikamba ry'ubugingo ariko umuntu agenda agerageza kukihanganira ndiyirwanirire sinigeze narabeshyewe niswa amazina atarayanjye hari n'abambonagamo ubusambanyi ntabwo nigeze nsambanaho nabereye hari ababonaga abana ngo harimo ababyarirano ngo babyarwa n'abandi bagabo nta mwana ngira utabyawe na papa umwe umugabo wanjye n'umwe ngeze murenzaho abandi bagabo n'Imana yo mu ijuru irabizi
ariko hakaba n'ababihanura bahanura ibinyoma bahanura ibinyoma ngo ndaroga ngo ngiye kuroga abantu mu ikanisa ngo ndoga ifunguro ryera. Itorero bamwe barabizi n'abayobozi b'itorero barabimenye, ndabasanga ndababaza kuko mwumviye imyaka twamaranye ngiye kuroga igaburo ryera njyewe mukabona nariroga ngo ndoga ubwoko bwitwa abahutu kandi nanjye ndi umugore w'umuhutu ngo nzaruga umugabo n'abana banjye mushire. Nta wabyemeye ngo abimbwize ukuri, ariko ni umuhanuzi w'ibinyoma wari waje. Ndambwira abantu nimujye mwirinda kuko imyuka yose ntiva ku Mana. Harimo abantu babihimba, hari ibyo Satani atekerera abantu cyane rwose, akabihimba rwose akabigira ukuri. Nagiye mura n'imbogamizi nyinshi ariko nkarwana njya mbere, sinigeze nsubira inyuma, by'ukuri sinigeze nanirwa umurimo w'Imana. Nagezeho ndetse nyobora nabiciyeho, ariko maze kubyara kane niyumvisemo umuhamagaro wo kuyobora wo gushaka abagore. Ndabashaka ndababwira ndi bagore, nitudasenga nitudateranira hamwe ingo zizatunanira, kuko ibiri iwawe ntabwo ari byo biri iwanjye. Nuriya batanye bari nkanjye, muze dufatire hafi dusengera ingo zacu. Njya nshima Yesu, nayoboye abagore imyaka 42, abagore baranshimira. Uri umuyobozi w'abagore ku rusengero? Abagore ndi presidente imyaka 42, baranshima bampa ishimwe mu itorero. Bashimiye abasaza b'itorero, nanjye baravuga ati nubwo Priscilla atakoreye itorero ngo afite engagement ya ADPR, ariko yakoze umurimo w'Imana mu bagore. Nanjye bampaye ishimwe, ariko Imana irambwira ngo ngiye nzayikorera nta pansiyo, nzayikorera kugera igihe ndaba ntakibishoboye. Ndashima Yesu rero umpa imbaraga, ndashima Yesu unyihanganisha mu izo ntambara, singwe singire n'uwo nikoma. Kuvuga ngo buriya bari igihe, kandi njya mbwira abantu nti burya igiti gikomezwa n'umuyaga. Yari igikenya gicikamo, ariko iyo umuyaga utuje igiti kirakomera. Nubona hari intambara ahuye nazo, tukataka Imana ngo irabyemeye koko Imana ngo n'uburyo nyikorera. Ko yagerageje Yesu se ari umwana wayo w'ikinege, kwitanze ko ageragezwa bwa buryo bwose. Dufashwa n'ijambo ry'Imana rero. Umwanditsi wandikiye Abaheburayo ndibwira ko ari 2:18, ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha gutabara abageragezwa bose. Mubigerageza yaba umuntu yibukaga ko Yesu yagerageje agatabara n'abageragezwa natwe. Mu mubiri yari 100% yihanganiye umubiri, kandi Yesu ntabwo yigeze akora icyaha. Ageragejwe uburyo bwose nk'abantu, ariko nta cyaha Yesu yakoze. No mu mibabaro yaravuze ngo Imana ibababare ko batazi icyo bakora. Tujye dusabira abaturenganya. Niwumva hari akarengane kare, ntukikoma umuntu ngo uvuge ngo koko nakana turirimbana dusangira tuyoborana abasha. Nta handi bizaba kuba muziranye, kuba musengana, kuba muturanye, kuba musangira, ariko uje icyo gihe ubibwira Yesu. Niba nta ruhari, nkunda kubwira abantu geragezwa si cyo kibazo, ubwo reba kutari nyirabayazana wabyo ikigerageza. Niba kije ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukabe nk'abagushira cyane nimugubwa gitumo nibagerageza. Kandi bigwa gitumo kuko ntubitegura, tibinaguteguza, ujya kumva umuntu arakwatatse ti wowe. Nigeze ngira igihe numva umuhati unjemo ukuvuga ngo ese Yesu nagororera abasuye abanyororo, ngiye buriya iyo ngurano nzayibonaho. Niyumvamo rero narahawe ubutumwa bujya Bujumbura i Burundi, mbona icyangombwa cyo cyarese pase, ariko ADPR ndiyanyemereye. Ndabindekeraho sinjya menya kugugana, niyo nabwo ubutumwa itorero rikanga sinjya ngugana ngo mujyane ku mbaraga. Ndavuga nti nari nakumbiye, ariko ubuyobozi ntibubyemeye. Sinjya menya kujya intambara n'ubuyobozi. None rero ubutumwa ko yari yambwiye ngo njyewe ubwanjye ndi ubutumwa, kigero cyanjye harabo kizakomeza. Nimbabwira ibyo nanyuzemo hari abazakomera. Ubundi mbabwire ngo nibihangane. Iyi miyaga iriho n'icyo gihe mu Burundi yariho, banirambwira ngo nyuma y'umuyaga hari ibintu biceceka bigatuza bigashira, kandi ntabwo twabuze umuyaga uhuha.
nuko ubwo rero nkabwira abantu ko nyuma y'umuyaga umuyaga ujya utuza ibintu bikagenda neza burya n'ibigerageza ni umuyaga iyo ubyitwayemo neza bimera nk'uragira ugatuza rwose ukumva wongeye kumererwa neza bamwe bajya bava mu murimo w'Imana ngo bahuze ngo bambekeye oya Yesu si byabeshyewe n'ibike byinshi kuyihangana biradusaba kwihangana ibitugerageza kwangwa n'abantu bibaho nyine nari ngeze ahantu nabuze se ko ntagemurira abanyororo yego Yesu ngewe natanga ingororano kungu mu gihe nari mfunzwe waje kundeba yego koko abarwayi ndabasura ariko singemurira abanyororo muri iki gihe rero habaye abanyororo benshi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi habayeho abantu b'imfungwa benshi burya bamwe baranarenganye kandi bazira ukuri koko ariko ndavugana ndashingiye ko hari umugabo wanjye uriyo nta mukwe wanjye uriyo nta mwana wanjye uriyo ubutumwa nkaba ntagiye Burundi kandi bita amafaranga gurupe yari yanteye inkunga yambaye amafaranga nsenze Imana irambwira na Abrahamu Imana yari izi ko yamara amaje gutamba Isaka ariko Imana yari izi ko atari bumwice ako we yari yamaramaje nawe kuko wamaramaje nubwo utageze i Burundi ayo mafaranga hera kuri pirizo y'iwanyu ugemurira abanyororo niba ari abantu bahuye n'ikigeragezo mu kugemurira abanyororo mbamo nabagemurira abasirikare bati wowe ntabyo utanga uri kubihande ndi kubiha abana banjye baraha wabyaye intera hamwe se tinarazi-byaye nabonye mbyara abahungu baba abasirikare baje ari abacengesi numva ngo baraha burya njya mbwira abantu ni hari ikintu Imana yakwandika nk'ikinyoma bitewe n'uko wakiburi ntabwo babaga ari abana banjye by'ukuri ariko bamwe twarasenganye n'iwabo nta buryo rero byari kwemerwa nabuze ngo nabyaye abahungu baba intera hamwe ariko si abanjye bo mu mubiri rwose bakanga bakandidibuza ariko nkaguma nsenga aho bigereye ubundi ngo ni bande nkaba nibukamo bake bakabazana hamwe bakabyakira nkazajya ahandi hari aho nagiye rero hari umwana wakundaga kurira mu rugo twari duturanye n'iwabo aza kujya kwiga ishuri rya ofisiye nyuma yaho nyine baza bahungana n'abahunga aza kuza nyine mu bacengezi ajya amenya ko afungiye aho hantu ndavuga ningiye gusura kanaka noneho ngeze kuri iyo gereza hari kure kujyayo umuntu avuye iwacu hari kure baravuga ngo ugemuriye nde ntigemuriye abana banjye baraha umwana wawe ninde ndamuvuga mu izina ntitwa kanaka we niwe wabyaye iriya ntera hamwe kaprari yamaze abantu nabonye mbyara umuhungu rwose kandi nawe mama kubyara ntiyarazi kuzavamo umusirikare yabonye abyara uhitamo kuba ingabo y'igihugu rwose nuko nguko nanjye byangendeye gitangaza nabonye Imana yankureye nuko bagiye kumubwira aho ari mu gihome kure baramuzana ngo nyoko ninde muri bari abagore bari hari ninjye yatunze urutoki tinuriya yitwa nde arambuka numva nanjye sinzi uko bigenze nyine yari umudiyakoni mugenzi wawe twarakoranye umurimo w'Imana twarabanye neza nanjye ndarira noneho araza kuko niwe wabyaye iki kigome cy'igicengezi cyamaze abantu kandi wowe wajyaga kubasura ari wa mutima ari umutima w'imbabazi no kugira ngo nanjye nimbikora neza kandi nukuri ntashi kandi ku mutima yabaga ihari urukundo rw'Imana hari n'igihe Imana yansangaga nijoro njya nshima Imana mu by'ukuri ari igihe tujya tubiganira n'umusaranga nubwo dukennye nubwo dusumbirijwe ariko Imana idakiranirwa ihora yibuka imirimo twakoze hari igihe numvaga Imana imbwiye ngo noneho nujya ubunaka mubagiriya nkoko mugemure inkoko akayibaga nta magambo akayibaga ndimuyirye tuyirye kayikaranga ngateka ibiryo biryoshye habaga harimo abantu bafungwaga harimo abantu babaga bari abakomeye icyo gihe twabanye mu murimo w'Imana ngagura ngafanta mbese nkagenda ibyo byose
ari ishyaka ry'umurimo ari ishyaka ry'umurimo w'Imana. Hakabigengerayo nk'abagore babo bakaryana inzara ngo nje kwibukiriza Imana, nta kibazo ngirana n'umuntu, ntawe nigeze ndega, ntawanyirutseho, ntawambohoteye, ntawe nanjye nashinje, ntabyo nari nzi gushinja. Imana yandokoye ku bwende bwayo. Ariko pe tuhahurira n'ibibazo bikomeye ngo tuje ngo kwibukiriza ibiki, ariko nkabwira Yesu ntuzi ko ari ishyaka ry'umurimo wawe. Yego. Petero yaranditse ngo ninde uzabagirira nabi nimugire ishyaka ry'ibyiza. Ihari mwarengana, ariko aho kurengana wakoze ikibi, warengana wakoze icyiza. Yashima Yesu mu by'ukuri ko yanshyigikiye mu buryo bwose mu murimo w'Imana. Mbona mbese aho hafi aho ndaharangije, hasigara santarari rero ubwo ari za gereza ukiri kujyamo. Ntabwo ubwo ndarangiza icya cyiciro, nari mvuye mu magereza 3 ngaje gereza santarari yo rero nta biryo twajyanagayo, yari vaseline, yari korogate n'imigati n'ubunyobwa. ari nsigaranye amafaranga make, noneho turarana n'abandi, bwumbwira n'abandi tujye gukora iki gikorwa. Turagenda turara hafi aho, abitwa igihundwe bariho turara, bucya kare tujya gufata inomero. Nyine hari aho abantu babanziza gufata inomero, isaha yagera rero bagahamagara icyiciro runaka. Nanjye ronza abo twajyanye bagiye mu cyiciro kibanza, njyewe ngenda mu cyiciro gikurikiyeho. Ubwo habaga hari metero hagati kugira ngo bazane icyiciro cy'abanyoro bareba abo bantu babagemuriye. Mbona harimo abantu ndaheruka kubona twasenganye, twakoranye umurimo w'Imana, ndarira musirikare urijwe n'iki, ndihanagura. Ubundi wajyaga he? Wari ugemuriye bande? Ndiga hano harimo abana banjye. Abana bawe nibo baguhishe? N'abana banjye. Ngo wabyaye interahamwe, nawambwira nka kwa kundi wa wundi wandi yari yarigeza mbwira. Ndi narazibyaye da. Ndinabyaye interahamwe. Terega nuko bakoze ibibintu, ariko ijambo kuba abantu ari interahamwe nta nubwo ryari nguje kumugura, uje kunyigisha. Arankubita, Imana ya arankubita. Nari ntwita umwana wa nyuma mu nda, hari muri 98. Numva ndigiye kuvamo. Agukubita? Arankubita, nkubita mu kongote, ariko nari maze kubaha ibyo mbaha, nari nafunze udupfunyika 5. Ndavuga nigenda nyine namwe murebe uko mubigenda. Nabihaye umuntu umwe ndireba, ndi muri benshi genda murebe uko mubigenda. Kandi mwihangane, ni ukuri gereza izakinguka. Ndahangaha ntabwo haruta uko Imana yakinguriye ba Petero. Ntabwo biruta ko yakinguriye ba Paulo bakava mu nzu y'imbohe. Arambwira ngo ibyo uvuze ngo wabisubiramo. Arankubita, Mana yawe mukozeho mbona ntabwo umuntu w'Imana ko kumboye iki, ngo wenda gukubita abandi ati n'umubyeyi we yawuramukanye. Ariko Imana yemera ko turengana. Ntabwo twajya tubivuga mu magambo gusa, udafite na gato waba ufite katuma wavuga atahase koko sinaharenganye. Imana ihari, Imana ibihari. Ndasohoka bakuriro bariyeri y'abagemura, nicara hakurya ndarira, numva kana ntigakoma mu ndinda yari amezi 8. Ngira Yesu numva barira rwose, uyu mwana wanjye akaguma mu nda ntabe mu kubera ukubanje, nzajya ngushima. Nirwa umwana adakoma barambwira ninjye muri maternité igihundwe barebe, ntabwo naje mfite umugambi wo kujya muri maternité. Ariko ndarahana ku muvandimwe turasenga, avuga ati Priscilla we yawugendanye none. Ndakajya mbwira Yesu nti ubonye hari umugabo nagemuriye, ubonye hari umuhungu wanjye nagemuriye, ubonye hari famille runaka nagemuriye, si murimo we ndimo. Bankubise ureba, umva bari umwana wanjye ntagira icyaha, umva barere rwose ntibibe impamvu. Burya gucya none ubishakana kongeye guhindukira mu nda. Nkoraho nshima Imana, mbana niyo nda ibihe bigeze, nabyaye nk'abaheburayo. Ntabwo nigeze mbese bari kuvuga ngo urakuze, namubyaye mfite imyaka 48. Aravuga ngo ngo urakuze wowe, ngo ntubyarira aha, ntabwo mwemerewe kubyarira muri centre de santé, ngo urajya kwa dogiteri. Nanjye ngabanya amagambo mbwira Yesu,
Abaheburayo bari abanyembaraga babyaraga kare ubu ntacyo wakora aba bose bakengerayo ukantibukira rwose ndambwira abamama ni mujye mubwira Imana muyibutse icyo mwayikoreye mu gihe usumbirijwe ntawe kugutabara uhari Imana ibihari yashima Yesu ko abegeyeyo ababyaza hari ku manywa y'ihangu nta bandi bantu bari kubyara bari kujya kurya hasigaye umufasha w'umuganga mba ndabyaye neza nk'umuheburayo bitaguye umwana nahise mwita izina uwo mwanya ndavuga ngo irakoze nani wabaye uwa nyuma Imana ifundikiriza kubyara kuri 15 ubu ngubu ariho nawe ni umubyeyi umwana Imana yarakoze mu murimo wayo ntikangwa n'ikigero ntikangwa n'imyaka icyo Imana ishaka ni ukuyubaha Imana yarambwiye ngo njye mbwira abantu ko hari ibintu bine Imana izatubaza igihe Imana yahaye umuntu igihe n'igihe uhumeka n'igihe ugenda bikemera icyo gihe nusagikoresha ibyiza uzabura inyungu uzabura ingororano Imana yarambwiye ngo njye mbwira abantu imbaraga Imana yaguha uko ziri kose ntabwo ari uguterura tone imbaraga yaguhaye izikoresha ikindi ubwenge yaguhaye uratekereza wabwira umuntu icyamugirira akamaro wahugura umuntu ubwenge ntabwo ari ubwawe wenyine ubwenge ni ukugira ngo bigirire abandi akamaro ikindi yambwiye ni ubutunzi nta muntu ubuze ubutunzi nubwo ubwanjye butangana n'ubwawe ariko uwo ari we wese yahawe ubutunzi hari ibyo Imana yamuhaye ibyo yamuhaye Imana irashaka ko abikoresha neza atagononwa ativovota atitotomba atikakaza ngo biriya mubona ngo n'igihe wabikoze iyo amaze kwitota ingororano ze nizo ariko hari igihe Imana izashimira abera bayikoreye ibyo banga nararimenye mpamvu dukwiye kurushaho rwose tugakora neza tugakora iby'Imana ishima niba ari icyo Imana yaguhaye kirushije abandi nawe kugira ngo ibyawe byemere no kugira icyo umarira abandi nawe niba ari umukene ubukire bwawe buzemerwa ko wakenuye umukene imbaraga ufite niba hari icyo wamarira umuntu gikore mba mu kagurupe k'abantu batari abakire ariko tujye twubakira abakene tugakata ibumba tugabumba ibigingi habamo abagira amafaranga harimo abazi kubaza harimo bashobora kuvuga ati ubwo ndyama kuri matera reka ngure uriya muntu matera nanjye ngavuga nti mu bukene bwanjye nanjye nabona umunyu nabona isabune Imana ntizareba ubwinshi bw'ibyo wakoze izareba ahubwo impamvu wabikoze niyo mpamvu dukwiye kurushaho gukora iby'Imana ikunda kandi ishaka umuntu wese Imana icyo yamurindiye akamenya ko ari kugira umumaro niko Moridekayi yabwiye Esiteri icyatumye uw'umwamikazi kugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki mu gihe gisa nk'iki rero turimo icyo ari cyo cyose Imana iragushakaho umurimo iragushakaho icyo wamarira abandi hari igihe njya numva nagurira n'abana 3 amakaramu si 100 300 se ubushobozi bwanjye umwana niyandika ndavuga ngo Imana iguha imigisha Imana iyo mukecuru umugisha yangura ikaramu ese mu bushobozi bwanjye nabura n'inusu y'umunyu nagurira umukene umunyu yawushyira muri dodo akavuga ati mukecuru Imana imuha umugisha mu bushobozi bwanjye se nabura no kugera ku murwayi nkamusengera akavuga nti Imana muganga yakoze ibyo ashoboye yamuhaye ibinini ariko ikiganza cyawe ukimurambitseho yava ahantu mu by'ukuri imirimo irahari ahubwo abantu ntibamenye iyo bakora iyo ariyo ikindi nabwiwe njya mbwira abantu ni ugushishikariza abantu kumenya ko umurimo ukoze wose wandikwa kandi byanga bikunda bizajya imbere mu rubanza ngo igihishwe cyose kizajya ahabona cyo wakoze utanahaye agaciro hari icyo udaha agaciro Imana ikagiha agaciro tuzabibona rero Imana iduhe guhumuka amaso y'umwuka tumenye ko ibyo tuyikorera byandikwa kandi izazana imirimo ahabona imirimo ndetse izapimwa nabisomye mu rwandiko purandikiye Abakorindo igice cya 3:13 imirimo yacu izapimwa izanyura mu muriro hari abazabura inyungu bayikoze mu bwibone mu bwirasi mu kutamenya uwo bakorera rero ubutumwa bw'abari bwinshi ubu ntituma nicara kambwira ngo genda ushishikariza abakuru abato bareke kugonona
Pawulo yandikiye Abakolosayi ngo mujye mumenya uwo mukorera uwo ari we, ko ari databuja mukuru mudakorera abantu. Ibyo dukora rero tukwiye kubikoresha imitima y'urukundo, ntacyo twabona ubundi twitura Imana. Hirya muri covid abantu bari bafite impagarara, kavuga ko ibintu mwaretse ko bifite igihe cyabyo. Insengero Imana yatubwiye ko zizakingwa, n'ubundi zakingwa kuko urusengero si amatafari, si amabati, ahubwo wowe urusengero rwawe se niba wararutsembesheje ibyaha, Yesu ndabone uburuhukiro mu mutima wawe, ko ari rwo rusengero rukuru, ngo ubonemo umwanya, ko ari rwo tuba tugiye gukorera Imana. Dafite umutima ukunda Imana se mu rusengero rw'amatafari rwakumarira iki? Rw'amakaro rwubatse neza rwakumarira iki? Ko ruzasenywa, ahubwo urusengero Imana ishaka ni umutima wanjye, umutima wawe. Ibintu Imana yakoze byo ni byinshi, awigejeje ikora mbaye nyishimiye. Amen. Kandi yasezeranyije kurama, yarakoze ndaramye. Ko abandi bapfuye batageze kuri 70, na mama ntiyayigezeho, ngewe nayigezeho. Mama ntiyabonye abuzukuruza, ngewe nabonye abuzukuruza. Yambishimira Imana. Amen. Ibyo yakoze byose mu by'ukuri iramburiye amaboko. Amen. Ndayishimiye. Imana ishimwe. Hanyuma rero ku bantu muri kutureba, uyu mubyeyi ntago twamusanze aho yatubwiye aturuka cyangwa se atuye. Twamusanze abazi wenda kuba ari hano mu Rwanda cyangwa abahazi, ni mu karere ka Rubavu aho bita ku Gisenyi. Ni ukuvuga ngo uvuye iwe kugera hano harimo urugendo rurerure rwose, ariko nanjye naje ngiye kubonana nawe kugira ngo tuganire. Ntamubonye ndatungurwa, yanakubwira imyaka ye, ukumva nyine ni igitangaza. Hanyuma rero izi ni inyungu zimwe zo gukorera Imana, neza nk'uko abitubwiye. Imana ijya guhaza umuntu burame iyo yavuganye nawe, kandi buriya hari n'ibindi byiza Imana imuteganyiriza. Ariko mu bigaragara rwose urabona ko ni umubyeyi, umukecuru ushimira Imana, ukeye, usa neza, nubwo adaturuka no mu mujyi, ariko ubona kuko biri kose buriya umwuka wera ngo atwigisha muri byose. Burya habamo no kutwigisha n'isuku, habamo byinshi. Rero Imana ishimwe kubw'ubuhamya. Hanyuma mama rero murakomeje, ubwo muza kugera igihe icyo giciro cyo kuri gereza muragisohoza. Hanyuma kandi barafunguwe. Ubu se bamaze gufungurwa wabibonye gute? Ngiye narabasuye, bamwe koko bari barakoze n'ibyaha, ariko wa muhungu waje anyita mama, yaje gufungurwa arataha, abona akazi gakeya k'iminsi mike, ariko arambwira ngo afite, yumva ashaka kujya mu mahanga. Aza mu itorero, asaba imbabazi z'uko mbere yapfushije ubukristo nabi. Ndamubatse ko bavugaga ko wabaye nterahamwe yo gutera amagerenade mu isoko, ukatwika amamodoka n'amamine. Ni ukuri koko arambwira ati ntabyo nakoze, nuko ababikoraga bari abasirikare nkanjye, ariko ntabyo nakoze. Ndamusengera. Muri iyo minsi abona karaka, yanzaniye amafaranga yo kunshimira 5,000. Duherukana ubwo, aza kubona ibyangombwa ajya mu mahanga. Ubu ni bishop mu bihugu by'amahanga. Ntabwo tujya tuvugana, ariko agira abavandimwe tuvugana kuri ayo manani yanjye koranabuhanga. Nawe ajya mbona, yakababwira ngo nongeye kubona mama wanjye, ngiye kubona ngo mbese ndabishima muri iyi minsi rwose ko nibi biri mu bintu Imana yari yarambwiye, kugiye kuntambagiza amahanga, kagira ngo n'amaguru n'amaboko, naho ubwo wenda nubwo buryo ni inzira. Ariko mu by'ukuri gukorera Imana ni byiza, kandi nanjye ndindira ingororano z'abakiranutsi. Mbari Dawidi wabivuze, mbarinda, ariko ni ijambo nasomerwa ngo ucyambara umwambaro w'urugamba ntiyakwishima nk'uwambuye atabaruka. Turacyari ku rugamba, hari ibyaha ntazakora ntanakoze, ariko Satani we ntabwo agira konje.
ariko njya murwanisha ijambo ry'Imana n'ibihe byinshi byo gusenga yego kuko Bibiliya iravuga ngo wibwira ko ahagaze irinda atagwa yego kuko umuntu yagwa no mu bukecuru ariko hari ibyo mubwira Satani nawe uranjwa ibi byo namenye ubinesha uwo ari we sinkigira amarari y'umubiri ariko amaganya nayo hari igihe ajya atuma abantu batanezeza Imana ariko iyo numva ngiye gukandamizwa n'amaganya nk'ubukene nk'iminsi mibi nk'ibirwara ibi byose bigenda bibaho nk'umusaza ntacyo ashoboye pe ntiyatema n'urukwi yarwaye imivuduko kandi yari intwari yashoboraga guhinga nagiye no mu murimo w'Imana ubu ntacyo nanjye sinshoboye guhinga ni ugushaka uburyo umuntu yabaho ibyo byose Satani yabinteramwe amaganya ariko iyo mbonye bigiye kuba muneshesha gusenga muneshesha gusoma ijambo ry'Imana nuko nkanyurwa n'uduke mbonye yego sindungurumira ibikomeye ntabwo nagize n'abana b'abakiri ngo nibura bari bafite imibereho yansazisha nabo ni abantu b'abapangayi bari mu mazu y'abandi yego bareba ko bwacya ibintu nk'ibyo ariko nta maganya nta guhangayika banuba Yesu ari uko yabyemeye kandi dukomeza dusenga dufite ibyiringiro no muri ubuzima Imana ijya ibicishamo yatuvuga ati izatunyuza ahatambika hari igihe tugira ngo aho ukabona umuceri ukabona kawunga ukabona agacyayi nibyo ukuntu ufashwe neza ku Gisenyi ni umwana wanjye si umurimo w'Imana yego Bibiliya iravuga ngo nimunkorera data azabaha icyubahiro nukuri gukorera Imana birimo icyubahiro muri ubu buzima ndetse n'ubuzara igihe Yesu azahamagara amazina y'abakoze kwicara mu myanya y'ibyubahiro yambaye ijambo iri ryo mu Matayo 25:14 uburyo yatanze umugani w'abahawe talanta yego kandi aravuga ngo uko umuntu ashoboye nari byaje n'ijambo rivuga ngo nanjye ubushobozi bwanjye yego ngiye kubukoresha wenda muri 2 niba uri ari 5 ariko simere nkuriya watabitse taranimwe yego ngo nuko yabaye imwe akita shebuja umunyamwaga ese kuko nabaye umukirenge kuba ko databuja ari umunyamwaga ese kuko ngeze mu kigero gishaje iyo vuga ngo kuba narakutse amenyo ni umunyamwaga oya umutima ni ufite akamaro umubiri ntacyo umaze ubugingo nibwo Imana yitaho kandi by'ukuri ntacyo mbaye harimo naho njya kuvuga ubutumwa ariko ngo cyecu bashinze amenyo mu kanwa kuko ubu aravuga iki imbere y'abantu ariko Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo m'imbaraga njya mukunda rero mu by'ukuri kandi ntaho arantuma ngo mware ntaho ndica gahunda umwanya bampaye njya nkukoresha ahubwo bakambwira ati tukongeyeho indi minota twari twagize ubwoba ngo uraza kuvuga hano acitse ku icumu gutya napakaye gutya sinapakaye ni umugore ukigira umugabo wo mu bukumi yego dore harimo bajyaga bahanura ibinyoma ngo nubwo wapfushije umugabo ngo ugiye kubona umusore w'imyaka 28 ndiwibeshye wowe yabe na Satani nimba yarihaye kumenya yabazi ko ngira umugabo none Imana igiye kuba umugabo wa kabiri hari abandi bazi ko nta mwana ngira kandi bitabuzukuru n'abuzukuru kavuga nibyo murabeshyera Imana Martin Imana ni nziza n'ukuri twihangane imbere yacu hari amakamba hari ingororano gukorera Imana nta kimwaro kirimo iyo wabikoze neza ese no muri iyi si ko bajya bashimira indashyikirwa twebwe se twahatanye tukazaba indashyikirwa imirimo nishira tukazahembwa ko abakozi bazagororerwa yego njya mbona nyine impano bampa banshimira ari abana b'abantu sinjya nanabishagarira cyane wenda bambaye igitenge bambaye amavirope y'amafaranga arashira ariko hari ubugingo buhoraho dutegereje tuzabana n'Imana iteka mirare na mirare yego rwose nta kuva mu myanya tuzaba mu myanya myiza y'ibyubahiro bihoraho nabyo duhirimbanira barakubaha ejo bakagusuzugura ariko mu ijuru Imana niba twaramenyekanye amazina yacu akaba yanditswe tuzabana n'Imana iteka tuzabana n'abandi banesheje intwari hanyuma mama ni byiza kandi turishimye ngira ngo ibi bintu uko biri kose hari abantu ba nyirabyo hari impamvu Imana yemeye ko binyura kuri iyi televiziyo bikazagenda ntituzabikuraho bizagumaho wenda n'igihe uzaba utakinariho buriya bizaba bifite nyirabyo hanyuma
buriya wenda hari na message mufite Imana yabahaye kubwira abantu iki gihe wenda tutarayigeraho ubona iyo urebye uko abantu bitwara ubu ngubu ukareba uko ibintu bigenda bihinduka ubona byoroshye? Ntabwo byoroshye ni ukuri. Buriya Imana yo mu ijuru iyo tuyegereye iduha amakuru. Yego. Mwuka wera ari bya twongorera. Hari abashima nk'uko kubivuga tukabitangaza. Yego. N'ibindi avuga ngo mucece. Ariko mu matangazo yarambwiye ngo ngende mbwire abakristo. Yego. Be kuba mu byaha bihoraho ngo bamenyere Imana ngo nyikorera ngo tuziranye nayo. Yego. Oya ntabwo habanza imirimo, habanza agakiza. Yego. Nyuma y'agakiza ni imirimo. Kuko imirimo nyine izabura inyungu nabayikoreye mu kamenyero k'ibyaha. Niyo mpamvu Imana imbwira ngo mbabwire ko Imana itamenyero. Yego. Ahubwo icyo abantu bakwiye kwimenyereza twebwe abantu ni ukwimenyereza gutunganira Imana. Yego. Kuyubaha, burya harimo no gutinya ikibi, gutinya icyaha, burya ubu yubashye. Yego. Ese buriya no mu isi iyo umuyobozi runaka yego ahamagaye abaturage ndibaje yego baba bamugandiye nta kiro itegeko ryo kubahana. Yego. Yatangaje Kadode ya Dodo hari inama y'umurenge kandi turasurwa na meya. Yego. Yajya kubona akabona abaturage be ntibaje. Cyambere waramwara kandi akabona hemukiwe n'abaturage. Hajyaho itegeko ryo kubahana. Yego. Imana itamenyerwa rero iravuga ngo tuyubahe tuyumvire ikitangaje haba mu ijambo ryayo kandi buriya tuyemera no mu we yaduhaye kuyobora. Yego. Abantu batuyobora burya turabubaha tuba twubashye Imana. Yego. Dore nko mu itorero twasanze itorero rya ADEPR dutanga icya 10 n'amaturo. Yego. Kandi ijambo rikavuga ngo tubitange bishyitse. Yego. Haramwe abamenye rero kugabura kavuga ngo si icya 10 se niba nagombaga gutanga 1000 mu 1010 ndaba ntanze 500. Uko nukumenyera Imana nabi akabikora nta umubona n'umuzi wowe biraho ngaho Imana marayika aranzanda arambwira nyere kuko batura arambwira ngo Imana waruzi kwireba aho bivuye mu mitima aba bantu bakareba aho bigiye runaka mu byigiye gukora ariko aho bivuye niho hakomeye aho bivuye mu mutima wanjye. Yego. Aho bivuye mu bubiko bwanjye n'ubushobozi bwanjye niho Imana iha agaciro kurusha aho bigiye. Yego. Niyo mpamvu kumenyera Imana umuntu yarakwiye kwimenyereza kuyubaha nyine niba ari ugusenga ugasenga. Yego. Niba ari umurimo ukorwa n'amaboko ukawukora uko ushoboye. Yego. Hari abo njya mbwira nti wowe kutashoboye kujyayo ngiye nkaba nshoboye kujyayo mba ku mafaranga shaka umubyizi shaka umuntu ushoboye gukora umubyizi wawe. Yego. Ubwo ni handi h'ubwenge ni handi h'imbaraga ni handi h'ubutunzi. Ni ukuvuga ngo igihe ngewe mbonye wowe ntukibonye ariko ngewe wakibonye reka nze ngubwire nawe umpa amafaranga ko nge ntayo mfite ariko mfite igihe nta n'imbaraga ufite zo kugera ariko nge ndazifite. Yego. Ariko nawe ushobora kubura imbaraga ukaba ufite ibitekerezo byubaka. Uburyo bwo kumenyera Imana buri mu buryo bwinshi. Bamwe bayimenyera bakora ibyangwa n'Imana yabona ibihoreye. Zaburi ya 50 iravuga ngo ibyo urabikora kakwihorera kwigwira ko mpwanye nawe. Babikora muri ubwo buryo abayobozi ndi babizi n'ababizi ndi babyitaho ndi babakura ariko Imana yo izabizana imbere y'amaso y'uwo muntu uko ngo bikurikirana kuba ku cyambere kugera ku cyane Imana irabizi. Umuntu wakwirengagiza kumwanga ukamunyura ukamubwira ngo muraho ariko umutima uzi kumwanga. Yego. Ibyo ni ukumenyera Imana nabi. Ariko urukundo rwacu ntirukwiye kugira n'uburyarya ngo turyaryanye. Yego. Byari bikwiriye ko umuntu yamenya aho ageze akajya ahora yisubiramo. Ubu hari ibintu njya mbona nshaje ntakibihinduye ngo bishoboke. Yego. Ariko abantu barabeshya. Abantu barabeshya. Yego. Nubona ko uyu muntu w'ikoranabuhanga yakoze telefone. Yego. Akambwira ngo harimo umubare wanjye w'ibanga. Yego. Akaba ari nawe wumbwira nkanjye w'umuswa ntazi uko bimeze. Ariko hari umuntu wanshyiriye amafaranga kuri iyi telefone. Umwajenti arambaza ngo shyiramo umubare wawe w'ibanga. Yego. Ngewe hari nabo mbwira ni nawe shyiramo n'uyu n'uyu barangwa ati oya mendo ubuse uzayakuramo mburihe nanjye kutanzi wowe uzayakuraho uhurihe nanjye. Yego.
kode yanjye y'uburyo mbana n'Imana yego ni njyewe uyizi uburyo ngira n'itumanaho n'ijuru ni njyewe ubizi nibi nkubwira ndi ibi byaje nshaje yego ariko mu mwuka ndabizi ko habaho igihe cy'itumanaho ryanjye n'ijuru niba rero ni mujya muvuga se ngo nta rezo ngo nta rezo ihari tukajya hirya tukimuka tugashaka rezo hari igihe rezo ibuzwa nanjye hari ibyo ndamezeho neza rero iyi miraba yo mu isi imiyaga yabikubise ntabwo isengesho ryanjye Imana iryitaho kwimenyereza kubaha Imana biri mu buryo bwinshi nanjye hari ibyo ntashyikira ariko biravuga ngo tumenyeho agace duhanuraho agace ariko hari igihe tuzabimenya rwose ni muri ubwo buryo waba aganira n'umuntu wese amubwira ati aha hantu njyamo nawe waramenyereye Imana ariko si bwo buryo ntabwo ari bwo buryo hindura uburyo hindura imikorere ubaha Imana yinezeze nigeze igihe kimwe mpabwa ubutumwa bukomeye nabuze amafaranga yo gukoresha umurimo w'Imana kandi ari njye uyobora abandi wese ubu nibahamagara abakoze ku cyumweru ngasanga kuko izina sinjya nshaka kuba mu banyu pepe nkunda guhirimbana ngo nibura mbe mu cyiciro cya mbere bikanga wenda nkajya mu cya kabiri bikanga nkajya mu cya gatatu ariko nanga icyanyuma nanga gukora mu banyuma mbura amafaranga icyo gihe amanura utubuka kagurisha kabona imibare ndihura mu muryango mwana we kandi hari gahunda yuko ku cyumweru bazahamagara abantu bakoze njya gusenga kanjye gusenga cyari igihe twari turi kubaka Dove Hotel ya Gisozi bari baratugeneye imisanzu iremereye ndagenda senga umunsi wa mbere habe no kwerekwa ari nihaye iminsi 3 kandi hari umunsi igitondo ari njye uri bwigishe muri burake ndi ku rusengero sindota ngasoma Bibiliya ngaririmba Imana yanjye ko naje kukuyobora inzira y'amafaranga arabaye sinzajya mu nzira nyatore cyari uzampamagara nshyire kuri telefone kugira ngo nkore umurimo wa Imana aya mafaranga arabaye ariko Imana ndayikunda aho yanyuza hose wabyemera utabyemera igira inzira inyuzamo nijoro ndarota ngiye kurota mbona ndi imbere y'iteraniro rinini mbona ishusho nyine ya marayika arambwiye ati uri gushaka amafaranga ndi gushaka amafaranga ngo ngayo hafi yawe ngo mbona amafaranga ibihumbi byinshi za 5 za 2 n'igihumbi aya 500 yari irimo ntangira ngo nabite ngo ndashakoshi kari mu mpande eshatu ndavuga ngo nishaka gukoresha 5 zajya mbikora muri uyu mwanya nishaka gukoresha 2 nishaka gukoresha 1000 ndakanguka nti kwacinara Shitanaje kwigira marayika w'umucyo aranshuraguye nyereka amafaranga nuko nongera kumera nk'uwekera buke marayika aragaruka ngo kuri gukomesha kuri gutokesha za amafaranga baje gusaba ya mafaranga yose ya mabandari yose ari yenye araza ngo anyambura urukweto rwanjye rw'iburyo aramfata ukuboko njyana imbere ya ryateraniro ngaho babwire urukweto ko rwitwa kubw'umurimo w'Imana ubuse yani wacu buragura urukweto rumwe urukweto ngo niko nkubwiye ngo mbona ngiye imbere y'abantu ndavuga ngo arambwira ariko ngo baragwa ibihumbi 80 uhere kubikoresha umurimo terega n'ubundi si 80 nsigaje ibihumbi 9 ngenda kubwiye ngo baragwa ibihumbi 80 mbona ngiye imbere y'iteraniro kuko ndavuga ngo urukweto rwanjye kubw'umurimo w'Imana mbona abantu barazanya amafaranga wa mbere 30 ndarazana mbonye 80 imbere ko ndekera mudusubiza mu kuguru kwanjye arambura ngo gendo bigenze utyo ndakanguka numvaho umutima ugize ubwoba tagapapuro ndandika isaha yo gusenga ibiri kugira mba ndi kuba batambuka narindi mu kumba kari hafi y'inzira y'abajya gusenga abari kugira mu cyumba agenda akara mu maso bangiye mu cyumba numva inzara yarantogeje mbera ko mfunga igitenge mu nda cyane ntaratangira kwigisha ndababwira ndi rero maze kangahe hano ntabwo n'ibintu nanjye nabonye mumfashe tubisengere tubigenzure ndabibabwiye haza kuvamo umukobwa ugira impano y'ubuhanuzi araza ngo ubukwiteka buri iyo niyo nzira tugabanye tiwongere niko vuganye nawe bose bakoma amashyi nanjye rero
ndataha ahantu twakoreraga twari buzakorera igiterane niyumvamo umwuka wo kumwira ngo mpazenguruke njye kuhasengera ndagenda njya gusengera ahantu sinzi aho abaririmbyi bazesitara ibikoresho ariko ahantu nahagaze mu by'ukuri niho naje gusanga abaririmbyi besitaye bandishimwa amana noneho nza kumva ijwi rirambwe we ntutaye unyure hariya hari igiti ariko nanjye nivamo mbwira abamama twari kumwe harimo n'umwana wanjye njyewe sintahana namwe ndasigara inyuma ho gato njye gusengera hariya ubu nahawe ubutumwa ariko bwa mbere y'ibintu bikomeye ni ukuri kuko nzadukana ubutumwa Nyakabwende bumve ngo urukweto kubw'umurimo w'Imana simbaye nk'aba bandi bajya baza bavuga ibintu by'amafaranga Imana ko ibi bintu ntari kubyumva neza nubwo ejo uyu mukobwa yahanuye ngo niko Imana ivura nanjye cyakora narabyakiriye yego mfasha twaragumanye bateka tujye kwisengera natwe da Imana yakurirangiye aho rezo iherereye reka tujyana twarajyana turasenga ntacyo Imana yahatubwiriye yego yaratubwiye hari umuntu watambutse aratubona nka kuriya bariya bari kutubona araza nkura mu bandi bari ngasengera bari batanu arambwira ngo kwiteka buze ngo arakwaguye aguha ubutumwa buratambutse bugeze no mu bihugu bya kure akira imbaraga haransengera babagore bankora mu ntoki ngo muyobozi ngo urugendo ruhire tukagira ngo nejo ngeze mu rugo ndaryama mu gitondo nzinduka ndembera ahantu ndi mu nzira mbura n'umwarimukazi ujya ku ishuri iwacu afite ikinyomoro mu gashakoshi arambura ngo mama banyita mama Jacqueline mama Jackie uhagarara ngo ubwire ndahagarara hari hafi y'amabotike arambura ngo mukarambwe ngo ngukandire iki kinyomoro mu kanwa aragikanda abantu baraseka nanjye ndakinunuza ndagenda ngo ariko mubuye mu muhanda ariko abantu ngo koko ngubona koko na professeur abinjije kuri arigendera abantu bareba tureba ngenda mbyibaza iyo nari nagenda garuka numva bari ku ngo wasamyero nk'icyana cy'inyoni kurwa ibintu mujya mukora byose n'Imana ibibabwiye koko ni wese wabimenya gute nyina abo ubwenge bw'abantu bahawe kubimenya ko ari bake ntabyo wamenya wowe ibi nibyo mu mwuka ndi wakoresha ubwenge bwawe ngo ubimenye wabwo wa mugore ko yari ngo aza kubyumvira ku ishuri ko Imana yampaye ubutumwa bumeze buryo nijoro aransengera ngo aryamye umugabo we nawe ararota kandi arota nanjye ngo nararose ngo yaraguze imodoka nziza ngo ndabwirwa ngo mbere yuko ngo ajya muri iyo modoka ngo genda uyisengere ariko bihari babizi ko nabirose ndamubwira mu rwenya ntishande ugiye kugura imodoka tuzi ko nabonye hari imodoka waguze ngo ndabwira ngo ntuyigemo taragusengera ati ubwo nyine ni ugusenga wa muntu arota nawe ngo abwirwa gukinguza konte y'umugisha niwe wabwiye umugore we atijya kuri banki kuri 80,000 bataragura rwa rukweto dufata umugisha wacu ni ukuri ngahindira aho Imana yayiciye 80 yarayazanye nimugorora ntukanguye azabimenya nawe abibonye aryo ntukanguye ndagenda njya kwiyandikisha ku 9,000 byari bisigaye shaka abandi baririmbyi bangahe batabonye umusanzu ndabatangira hasigara 61,000 ndavuga ndandika ngo umuryango wa Elias twitanze 61,000 bantu baranseka ngo nubwo n'ubujajwa ubwo Imana yari kugaburiye nta muntu wakubonye ka waguza akawunga ka waguza umuceri usabo naririye ubundi 61 cyangwa 80 yamara ubukene yahindura iki ndari kuyu murimo nkoze Imana irabizi ngira ngo naho bigarukiye ku cyumweru rero nako kwa gatanu njya mu nama nyobozi y'itorero mbabwira uko nahabwo butuma kandi ko Imana ishaka kumutangaza narabuvuze itorero riratanga batumvaga gutanga amafaranga yo kubaka hoteli barayatanga bamwe batanga n'imirima tanga amashyamba Imana irambwira ngo ubutumwa burakomeje kwa kundi yambwiye ngo hirya no hino ndabuvuga muri mu karere kacu ndabuvuga ndetse ngera ni Kigali ngera ni Butare Dove hoteli irubakwa
numva umutima wanjye uraruhutse. Imana igira inzira nyinshi icishamo, hari ikindi yegeze ubutumwa bwa kirida, aka kantu duhaganyuza mu kirida, aka ko mu menyo, ngo abantu basigaye bakorera Imana mu kwihaganyura mu ryinyo. Barahawe ubutunzi, bahawe amafaranga, buri ku bintu batura Imana wemeze nka kirida. Utaha umwana kirida, utaha undi muntu ngo ayisubize mu kanwa, ngo niko basigaye batura Imana. ngo ugahaganyura kugeza ubwo ugeza ku gaceri k'ijana ukajya gutura. Yego, kirida iza nyuma y'ibindi byose, nta n'ikimaze itabonetse wakwinyuguza ugataha. Ariko abantu ngo basigaye bakorera Imana nka kari hagati ko mu menyo, n'ab'Imana igiye kubitura vuba. Bamwe barahombye bari kutakira, bari gusenga y'amatakira ngo kandi bakibifite, nta mukene bagaburiye, bakibifite ntawe bafashije, ntibatuye ibya 10 bikwiriye. Nibwo ivuga mu migani ngo narabahamagaye baraninira, baramburira amaboko ntihagira ubyita. Ngo nanjye rero ngiye kubakina ku mubyimba, ngiye kubaseka. Imana ikaduseke, ikadukine ku mubyimba. Twamenye amakuru y'uru rugendo, dukorera Imana dushoboye ko dushoboye mu byacu. Kumenyera Imana kuri mu buryo bw'ishandu, kubwirana ukuri tukabwira abantu ntibamenyera Imana. Iduha umwuka duhumeka, ituma twunama tukunama, tukajya kuri tuwarete ntawe utwambuye, dushobora kubyikorera. Umuntu yajya agaciro ibyo abona hafi akavuga ati ibi byose bibayeho kubera Imana. Hari igihe njya mu bitaro nkareba, ugasanga abantu barimo imyuka kandi bakavuga ngo buri segonda uwo mwuka urandikwa, ukagurwa amafaranga menshi. None ngewe uba wawuhawe ntacyo mubura. Turwara igihe nigeze ndwara ndaremba amezi menshi ngaramye, ndimo amaserumo. None se ko Imana yanguye ahandi, igihe ngiwuhumeka, igihe manuka amaguru nkayatambutsa bikemera, ndakora iki? Ngenda mbumbura nanjye icyo nakorera Imana. Ubu nkunda niba turi, kubera ko nashoboye kumva umwuka urimo, nkava ku gitanda bikemera, reka njye gushimira Imana. Nkunda niba turi, yanshishikaza abantu ni burya mu gitondo niwo munsi wo gushimira Imana. Nimugoroba nuhagera wongera ushima Imana, ibyo yaguhaye bikoreshereza Imana neza. Nta muntu kandi utagira uwaruta ubaho. Buri muntu wese agira uwaruta. Hari uwakunganira nawe hari uwo wakunganira. Nyambwira abantu nabice ku Mana, namaze kubisobanukirwa tana byinshi. Ese mu maturo Yesu ndi yashimiye wa mupfakazi, hari abakirese ngo batuye ibibasagutse, ariko agahamya wa mupfakazi wituriye ako yari kuramuka, akari gutuma aramuka, ariko urukundo akunda Imana. Ko mbe mu nzu yawe ntacyo nkoze agakora. Hari igihe njya mbona babo hari n'ibyo Imana ijya inkorera ngewe babo. Hari igihe twicara ku muhanda dutegereje n'imodoka, babakene bagatega amaboko, akavuga ngo genda ngo ni wanjye barahari. Ariko nabo mfite nk'igikoroti kimwe cy'ijana kakimo, akanshimagiza cyane, uzahira abandi baburiye, Imana izakukorere neza vuba aho muri ako kanya. Akaza nk'umuntu utamperuka, mama uracyabaho, uracyakorera Imana se? Ndacyayikora n'ubu ndi kujya gukora. Ureka nanjye nguha amata, ukabona ko ambaye nk'inote ya 5, si 10, si 100 ntanze nona. Ba bantu doga ngo ubwo ari umurokore rero ngabonye ibyajya kuvuga, ndinda mbona ibyo njya kuvuga se ndibikozwe turaka. Ubundi ko umuntu abagutegeye amaboko ngo umuhe icyo ufite, utagifite waretse amagambo. Imana yamaze kunsobanurira ko uru rurimi rwica ibintu rukiza n'ibintu. Tujye twirinda, niba tutashoboye kugira icyo dukora tujye twirinda n'amagambo. Wowe Imana ibizi ko ntacyo ufite, ariko wivuga ngo genda ngo tumaze kubarambirwa ngo oya. Yesu azagurira abantu avuga ngo nari inshonje, ntabwo yaje iwawe ari Yesu. Nari umukene, nari umushyitsi, ntabwo azaza ari we ugaragara. Bamwe bazamurebera mu byubahiro, njya ntangara hari aho njya ndi umushyitsi babizi, ariko ntibanze. Bakaba wenda bafite ibaruwa y'itorero ry'iwanjye, cyangwa twavuganye kuri telefone, ariko nta muntu n'umunsi. Kagenda mfite igikapu cyanjye, mfite n'aka gashakoshi, kagera mu rusengero nkicara, bagatangira bakaririmba, bakagera ku isaha bakavuga ngo kadutegereje umushyitsi, batubwiye ko abibunaka ariko ntaraza.
nanjye nkabaza uwo twicaye umushyitsi bababwiye ko azava he batubwiye ko azava i Rusizi ndubuse uranzi ngoya kuki se utambajije ko twicaranye ntumbaze jya mbwira abantu niwicara ujya uramutse ukuri ibumoso uramutse n'ukuri iburyo kandi umubwira uti ndakwishimiye kubera ko niwe Imana yaguhaye uyu munsi ngo mwicara njye niyo ngeze muri tagisi ndabaramutsa n'Imana ishimwe inshuti zanjye nimwebwe Imana yashimye ko none tugenda yabyemera yabyanga dore ko harimo abantu b'abarakare baba bumva bitanabanejeje ariko ndabwira ntishime none ninjye Imana yabonye ko turana amasaha tugiye guturana ni menshi wenda tuvuye i Rusizi tuje nk'iburasirazuba tugeze ko mu majyaruguru ni njyewe rero tugiye i Kigali ni njyewe yanga kuvuga none ariko uko nkomeza ngenda mukomeza muryoshye aravuga kanambaza uri wahese ubundi bitese tukavuga mujye muvugana amakuru noneho rero kera kabaye bakavuga ati umushyitsi rero twari dutegereje ntawamenya amakuru na pasiteri ndigiye hano niwe ufite nomero ze yatubwiye gusa ko hari umushyitsi bahaguruka bakavuga cya cyiciro bavuga ngo niba hari umushyitsi wundi uri hano bahaguruke tubakire kandi bari kubona hafi yanjye hari urukapu runini hari n'ishakoshi ntawumbajije nuko yewe ndi haleluya batamena n'umushyitsi uvuye i Rusizi ni njyewe baza bameze nk'abumiwe kubera bamenyera abashyitsi ko ari amajeri y'abagore n'abagabo se bakiri bato bazi ko Yesu yaza mu mushyitsi w'agakecuru yaza mu mukene ntabwo Yesu azaza mu basirimu gusa ntabwo azaza mu mpuguke zize gusa azagutuma ucitse amaso utanabona ucumbagira ukusa amenyo nkanjye ariko ujye wumva icyo yanakoresha n'ibiti n'amabuye neza Imana ntibura inzira yacisha rero ni ukuri ngejeje naho murakoze ni ukuri hanyuma ngira ngo nk'uko mwabyumvise nyabuneka abantu bajya bavuga bamwe bakabifata nyine nk'ibyaho abandi bagatereraho ariko buriya abanyarwanda ba kera bari abahanga baravuga ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi nta nduru ivugira ubusa ku musozi kuba Imana yemeye ko uyu mubyeyi mva i Kigali cyane ko nanjye ntari meze neza ngira ngo abasanzwe munyumva murumva ko n'ijwi ryahindutse Imana ikabyemera ko mva i Kigali nkamusanga hano i Rubavu nawe akaba ari yakoze urundi rugendo ruva i Cyangugu muri Bugarama ukagera hano Nyakabuye ntabwo ari urugendo rworoshye rero no kuba twafashe uyu mwanya ungana gutya tugakora iki kiganiro nyine ubu butumwa bugatambuka nyabuneka ubitekerezeho neza niwumva harimo ibyawe bigundire cyakora wenda wumva se hatarimo ibyawe nabyo nta rubanza ariko niba harimo ibyawe bigundire kuko Imana mu byo izatubaza nyine n'aya majwi yagiye adutambuka imbere tukayaninira tukayafata nk'ibisanzwe sinibaza ko umukecuru nk'uyu ari wa muntu wenda hari abavuga ngo baba baje gutwika uko biri kose uyu mukecuru social media ntabyazi nabonye afite telefone ariko telefone afite ntijya kuri WhatsApp ntijya kuri YouTube ntazi ibyo ari byo rero niba hano harimo ibyawe n'ukuri ubitekerezeho neza ubwire n'umwuka wera gufashe kubisobanukirwa kurusha uko we yanabisobanuye urabugize neza kandi uraba unigiriye neza hanyuma turi kugana ku musozo rero mama reka tubanze tugushimire murakoze cyane Imana iguha umugisha kandi n'ukuri ibyo wakoreye Imana kuva kiriya gihe ukiri mutoya kugeza uyu munsi nibaza ko igihe gisigaye ari cyo gitoya n'ukuri Imana izabiguhera ingororano yego hanyuma rero hari igihe bijya bibaho nk'umuntu yabona nk'ikiganiro nk'uku akifuza kuba yavugana n'umuntu wenda nkawe nyine wagikoze hari icyo bitwaye mutanze nimero yanyu ya telefone se hazagira umuntu wumva wabavugisha akabavugisha rwose yego mwayiduha 0784 yego niyo nimero yiwe ya MTN ushatse kumuvugisha wamuhamagara kuri WhatsApp ho ntabaho nta n'ibyazi
hanyuma undi wenda wayishaka yanyuraho wenda nanjye ndayifite, hanyuma donc waba ushaka ko muganira, waba ushaka ko musengana, byose byava mu mahitamo yawe. Hanyuma rero mama murakoze cyane, Imana ibaho umugisha mwinshi, kandi nimusubira hariya muzadusuhurize n'abantu bahariya, hanyuma kandi muzanagereye amahoro, muzagereye amahoro, kandi Imana ikomeze rwose umwuka wera akomeze abahishurire n'ibindi, ngira ngo n'ikindi gihe wenda Imana yazagira icyo ibahishurira, turahari ku bwanyu, muzongere mutubwire. I Rusizi ntabwo ari kure ku buryo tutahagera. Yego, hanyuma rero dusoze mudusengera kugira ngo Imana ibiherekeze. Imana ihoraho, Imana yacu, turagushimiye umwanya uduhaye wo gutanga iki kiganiro, ubutumwa ubushorere kandi uburyoshye. Ngewe mvuga bike kuko sinamenya n'ibyafasha abantu, ariko bimwe mu byo wankoreye, mu byo wantumye, mu byo wanshoboje, bigenje neza byafasha abari kure n'abari hafi, ku mipaka, mu mpande z'isi hirya no hino. Hari abakeneye ijambo ryawe batabona uko binyagambura, ariko itumanaho niribagereho mu mashambure yabo, mu mamodoka, mu izina rya Yesu. Ibi ntabwo bintunguye kuko wabimbwiye ko untambukije mu mahanga. Singewe ugezeyo ku maguru, singewe ugezeyo n'amaboko, ariko ngezeyo mu majwi ndetse wenda n'amafoto. Ubutumwa bushimangire mu mitima y'abakuru n'abato, ari urubyiruko, ari abubatsi ingo, ari abasaza, ari abari mu itorero, ubutumwa bushorere. Kandi umwene data nawe watanze igihe cye, umuha umugisha, muha imbaraga, amasezerano ye nawe uyashimangire, uyakomeze, ko wabuze ko tutazaviramo aho, ntabwo tuzaviramo aho tugukorera mu gihe cya none no mu kizaza. Ni ku bwa Yesu mbyambaje urakoze. Amen. Amen.